Kuruka amaraso ku mubyeyi utwite biterwa n'iki? Abantu benshi bashobora kuba batabizi ariko abo byabayeho bashobora kuba baramenye impamvu byabayeho cyangwa se impamvu bitabayeho. Hari umuntu wanyandikiye mu cyumweru cyashize ambaza ikintu gishobora gutera ababyeyi batwite kuruka amaraso mu gihe batwite. Yese amaraso kuyaruka aherekejwe n'uburibwe ni ikimenyetso mpuruza ku mubyeyi utwite kandi ni n'ibintu bidasanzwe. N'umuntu usanzwe udafite inda cyangwa udatwite, yaba uri umugabo, waba uri umugore cyangwa uri umusore cyangwa uri inkumi, iyo urutse amaraso aba ari ikimenyetso kidasanzwe ku buzima bwawe. So ngiye kukuganiriza ku bintu 10 bishobora gutera umubyeyi utwite kuba yaruka amaraso. Icya mbere, hari ibyo bita acid flux cyangwa se acidic flux. Iyo acide ibaye nyinshi nko mu gifu ishobora gutera gukomereka mu ijosi cyangwa no mu igogora. Rero iyo byateye gukomereka muri icyo gihe, iyo umuntu yakomeretse ushobora kuruka ukazana amaraso bitewe nyine n'utwo dukomere twatewe na acide, then waruka ukaruka amaraso. Ikindi ni ugukomeretswa n'imiti runaka. Ushobora kunywa imiti, hari ukuntu unywa ibinini nyine bitewe nanone n'uko ubinyweye, cyangwa se kuno ushyira mu muhogo uko uri kugoromeka, wakinywa nabi kikaba cyakwitambika kikaba cyagukeba. Rero cya gihe cyo kuruka nyine cyo ku mubyeyi utwite gisanzwe, waba ugiye nko kuruka ukabona amaraso araje. Ikindi ni indwara y'igifu yitwa ulcers cyangwa se ulcer. Iyo ndwara ni ibisebe byo mu gifu. Ibyo bisebe byo mu gifu rero bikaba bishobora gutuma umubyeyi utwite, ushobora kugira nyine ayo maraso mu gifu, ushobora kugira utwo dusebe mu gifu, then wagera igihe cyo kugarura ibyo wariye, ayo maraso ari kuva mu gifu cyangwa muri utwo dusebe two mu gifu bikazanana n'ibyo birutsi uri kuruka, bikazanana nyine ukabona mu byo uri kuruka harimo nyine amaraso. Ikindi ni indwara zo mu nda, umwijima cyangwa se indwara z'imyijima, liver diseases, zishobora gutera amaraso izo ndwara zishobora gutera amaraso mu muhogo, zishobora gutuma amaraso abyimba mu muhogo, then waba ugiye nko kuruka ukaruka nyine ukabona hajemo nyine amaraso mu bintu uri kuruka, kubera izo ndwara byaturutse no kuri ubwo burwayi ufite bw'umwijima cyangwa se n'ubundi burwayi bwo mu nda runaka. Rero iyo izo boro zitwa varices or varices, iyo zabyimbye ukaruka nazo zisa nkaho zituritse. Ndavuga ibyo bintu amaraso ko n'amaraso aba yipfunditse. I'm sorry, I'm scratching myself. Nyine kuno amaraso aba yipfunditse, waruka nabyo bigahita bibasitinga, nabyo bikazana nabyo. Ikindi ni infection zo mu gifu cyangwa mu muhogo. Hari ukuntu ushobora kuba ufite izo infections zo mu gifu cyangwa mu muhogo ukaba utabizi, ariko wajya nko kuruka nyine ukabona uzanye amaraso utaruzi ko ufite izo infections, utaruzi ko ufite utwo tubazo runaka. So rero infections zo mu gifu ndetse no mu muhogo nazo ziri mu bintu bitera umubyeyi utwite, cyangwa turi kuvuga ku mubyeyi utwite kuba yaruka akaruka amaraso. Ikindi ni ukunywa ibintu bikaze cyangwa byangiza. Hari ukuntu uba utwite sometimes ukibagirwa ko unatwite, ugapfa gufata ibintu nk'umuntu uri nomo, nyine umuntu usanzwe, kuko kuba utwite hari umuntu ucumbikiye mu nda kandi uzatanga ugomba guha ubuzima, ugomba kubigiramo uruhare ko abona ubuzima cyangwa akabona urupfu. Rero hari ukuntu utamayindinga ko hari ubuzima ugomba gutanga, cyangwa se kunatwite ugapfa ugapfa kwinywera biri aho ngaho. So icyo gihe rero iyo utabyitayeho neza biguteza ikibazo. Iyo utabyitayeho neza, iyo utajera ibintu unywa cyangwa se ngo umenye ngo birakaze cyangwa biroroheje, icyo gihe bikubana ibibazo. Ikindi ni stress cyangwa ihinduka ry'imisemburo, ryo naryo rishobora gutuma umubyeyi utwite aruka amaraso. Stress itera ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu utwite sinakugira inama yo kwistressa. Wenda hari igihe udafite amahitamo, birabaho cyane, ariko ntabwo nakugira inama yo kugira stress utwite, by'umwihariko kuri ubu ngubu. Wenda mbere ba mama bacu kera barabihanduringaga, kuko turi generation, turi like I don't know how I can call our generation, ariko barabihanduringaga bigakunda. Ariko ubu ngubu
ugira stress ikaridinga ku bintu byinshi, ama BP, ama stroke, ibintu byinshi cyane so iyo ufite stress nyinshi bishobora kuridinga ko bishobora gutuma uruka amaraso igihe utwite. Nanone iyo imisemburo igenda ihindagurika then nabyo bituma ushobora kugira icyo kibazo cyo kuruka amaraso. Ikindi ni ibibazo by'amaraso nyine bikomeye, ibyo bita bleeding disorder. Hari ukuntu akenshi nk'umuntu ukunda kulakinga vitamin K, byambayeho ariko sinari ntwite ariko byambayeho, hari ukuntu yibura then amaraso akajya ava gutyo just like that adateguje, cyangwa waba uryamye icyo gihe nabaga nyifite nkeya, byabaga ngombwa ko muganga yintera. Hari ukuntu aryamaga nabyuka, kuno byuka umaje kuborosa wajya nko gucira like ikibumbe cy'amaraso, haza mama what is going on, ariko njye nasanze ndakinga vitamin K mu mubiri wanjye, barayintera birarangira. Ariko akenshi nanone ugira n'ibibazo by'amaraso biba byiza ubimenya hakiri kare. Abantu bagira amaraso ava nta kame, hari abantu bagira utwo tubazo twose tw'amaraso, ugomba kumenya hakiri kare mu gihe utwite. Niyo wabona icyo kintu kibayeho cyo kuruka rero amaraso, ukamenya okay ufite ikibazo cyo kubleedinga nyine bidasanzwe. Ikindi ni ugukomereka mu muhogo, ku muhogo, byo bita esophageal tear. Igisebe ni igisebe kiza mu muhogo biturutse ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hariho no kuruka cyane, ushobora kuruka cyane ukaruka cyane, abizi iyo uruka cyane imbavu zirakurya no mu ijosi. Rero ushobora kuruka cyane ukazana ibisebe mu muhogo, bikaba ngombwa ko uruka, mu byo uri kuruka hakazamo n'amaraso aturutse kuri ibyo bisebe. Ikindi nyine ni indwara yo kuruka cyane, ibyo bita iyo ndwara yo kuruka cyane bayita I forgot, ariko hari indwara yo kuruka cyane, indwara yo kuruka bikabije bayita hyperemesis gravidarum. I don't know, but I'm just reading. So iyo ndwara yo kuruka cyane, kuruka bikabije nabyo nyine biri mu bintu bitera umubyeyi utwite kuba yaruka amaraso mu bintu ari kurukamo. So ikindi nyine ni hematemesis, ni indwara itera abantu kuruka amaraso, right? Hematemesis, iyo ndwara hematemesis ni indwara nyine yo kuruka amaraso. Iyo ndwara ibaho niyo waba utwite bikubaho. So rero ibyo ni ibintu 10 bitera umugore utwite kuruka amaraso. Ariko niba utwite gerageza witeho, urya indyo yuzuye, ujya ku bipimo, wita ku nama za muganga n'iz'abajyanama b'ubuzima, bityo uzabashe gutanga ubuzima bwuzuye, uzabashe gutanga ubuzima bwiza, uzabashe kubyara umwana nyine ugomba kujyana na transition turimo y'u Rwanda turimo ubu none ahangaha. Kuko uko utabyitaho ni nako ingaruka zizajya zikuzaho kandi zizize no kuri uwo mwana. Rero niba nanone uri kuruka amaraso bikabije bigaherekezwa n'uburibwe, jya kureba muganga, ihutire kwa muganga. Icyo ni ikimenyetso mpuruza ugomba kumenya. Rero ihutire kwa muganga, muganga agufashe. Ntabwo mu Rwanda dufite igiciro cyo kwivuza ntabwo kiri hejuru cyane ukurikije n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Twe tugira ibyo bita health insurance, ariko ahandi ntabwo bibayo. So rero iyo ni occasion ufite undi muntu uri muri Afurika adafite. So gerageza wite ku buzima bwawe n'ubw'umwana utwite, then tugire u Rwanda twifuza, tugire abana twifuza bagomba kuba muri uru Rwanda, bagomba kuza bafite n'ubuzima bwiza kugira ngo babashe gukomerezaho nyine aho igihugu kigeze, kugira ngo babashe kujyana n'aho igihugu kiri, right? Ubyaye umwana ufite ubuzima bubi ntabwo yafitinga, ubyaye umwana ufite ubuzima bwiza, that's right. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu twese twifuza kandi ni ibintu umubyeyi wese yifuza. Ikindi kandi umenye ko ibyo urya none ahangaha nibyo bizagena ko uzabyara umwana muzima mu bice byose, physically, mentally and emotionally, mu mutwe, ku mubiri no mu marangamutima. Rero ibyo urya, ibyo ukora bizagena ko umwana aba umwana muzima muri ibyo byose. Niba ushaka kugira umwana wawe umuhanga, ugomba kubyitaho agitwite, bitangira ugisama. Niba ushaka kugira umwana wawe nyine aba umwana, hari ukuntu rero umwana wa runaka avuga uti umwana wanjye mbaye nk'umwana wa runaka, usibye ko ntawe umera nk'undi, ariko ukavuga uti wow, such a good example. So ita kuri ibyo bintu byose, kandi wakoze ikiganiro likinge, ukomentinge, usharinge,
then niba subscribing two ku buzima bwiza. Ikindi ku muntu wambajije kino kibazo ndakeka nkusubije neza. Iki ni ikibazo umuntu yambajije muri comment section, nawe ugira icyo umbaza naza ushaka kumenya naza kubwira. So thank you so much, Imana ibahe umugisha cyane. Ciao.